wasengeye akazi imyaka 5, 6, 7, 10, waribagiye ko wanize, ariko kubera ko wamenye Imana ukamenya Kristo umutima wawe, agakiza ukabugatwara, ijuru rije kukuburanira kandi rizakuvugira hakomeye, rizakuvugira hafi ahimbaraga, uzabona akazi kazima, ntabwo uzongera kurya iby'agahima, kuko ijuru ryamaze kwirahira ngo ryatumenye kera, ritumenye mu bisa bya Yesu Kristo. Ubwo ijuru rikuzi, we kugira abaruzi baguteye ubwoba, mu kazi bagutera ubwoba, aho utuye bagutera ubwoba, aho ukorera baragukanga, ariko abo bagukanze n'abantu, abo bagukanze n'abantu, abakuvuzaho n'abantu, abaguhagurukiye n'abantu. Ndagutangariza ijuru ryihumure, ijuru ryirahiye ngo rirakuza, rituza imbere yuko abantu batumenya, rituza imbere yuko badata batumenya, rituza imbere yuko abapasiteri batumenya, rituza imbere yuko hamwe tukora akazi batumenya, rituza imbere yuko abantu bose batumenya. Ubwo rituza dufite ibyiringiro by'ubutabazi. Nziza cyane y'Ikristo, cyane ijambo ry'Imana, Pentecost Life TV, wowe dukunda, wowe dukurikira, wowe ukunda ijambo ry'Imana, Imana igomesha cyane. Uyu munsi wa none twifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ijambo ribohora. Imana igumugisha, wotabahwema kubana natwe, udahwema kutuvugisha. Imana igumugisha cyane. Reka dutangire dusenga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana data wa twese, Imana ikiranuka, tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo ry'ubuzima, ijambo ribohora, ijambo ritanga ibyiringiro, kandi uryizera wese niyo yaba ari umuswa ryo rizamukomeza, niyo yaba adafite hepfo cyangwa haruguru rizamukomeza. Kandi ni ijambo ry'umutsima, ni umutsima utera imbaraga, niryo turyaho tukabyibuha, niryo tunywaho tukumva twishize inyota. Kuri wo urifite ntazakorwa n'isoni. Dusengera abari hafi, dusengera abari kure, abari mu Rwanda, abari mu mahanga ya kure, buri muntu wese umufungurira agasoko. Abarwayi bahagurutse ku bisasiro, amaze iminsi badafite ibyiringiro, ngere basubize. Dukore ku maso, dukore ku matwi, utwuze umwuka w'Imana, abantu bongere babohoke, bongere bakirire mu biganza byawe. Tugushimiye ko byose ubikoze mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Reka tusome ijambo ry'Imana. Tubona mu gitabo cya mbere cya Petero, ibice byaho, igice cyawe cya mbere, umurongo wa 2, haranditse ngo mwaratoranijwe nk'uko Imana data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirweho amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na Se, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Icyo gituma mwishima nubwo mwari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro. Kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutamubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza kubw'ubugingo bwanyu, ariko ingororano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza, barondora ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Bararondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Kandi hahishurwa yuko
batabyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa nababwirije ubutumwa bwiza bababwirijwe n'Umwuka Wera woherejwe wava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwageraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko mwahamagaye ari nk'uko wabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Kandi ubwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe n'abasokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, icyo ariyo cya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bihe ku Mana. Nuko rero ubwo mwiyejeresheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumaze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Imana itugirire neza. Umunsi wa none nifuje kuvuga kuri Kristo, naje kuvuga no ku ijambo ryitwa kubohoka, kubohorwa, gukizwa. Kristo niwe byiringiro by'abizeye. Ubu mu Kristo, iyo wizera Kristo, ubu mu Kristo, iyo ufite Kristo mu mutima wawe, bireba ngo nyamara bamwizeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Muri make, kutunga Kristo bigukonegita ku ijuru, bikaguhindura umwana w'Imana. Nyamara bamwizeye, nyamara bamufiteho umugabane, yabahaye ubushobozi, yabahaye power, puissance, imbaraga, ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Iri jambo dusomye, uyu Petero yaravuze ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Uyu ni Kristo. Yaraje abayuda ntibamwemera, yaraje abafarisayo ntibamwumva, yaraje abanditsi ntibamwemera, ariko ku Mana yahindutse uw'agaciro gakomeye. Imana ishimwe cyane. Kristo niwe buzima kuba mwizeye. Kristo ni imbaraga zacu, ni agakiza kacu, ni agakinga k'amakuba, niwe twihishamo ibyago byatusatiriye tukagira ibyishimo. Kumugira biruta kugira ifeza n'izahabu. Imiryango yagusiga, abamuvindimwe bagenda, ariko Kristo ntajya gusiga. Niyo mpamvu kumugira ari iby'agaciro gakomeye. Niwe watubatuye, niwe watwogesheje amaraso ye adukura mu byaha. Hari aho twari tubohewe, hari aho twari tuzirikiwe, hari ingeso twari tumazemo igihe, ariko Kristo ngo arasa, adukura mu bubata bw'ibyaha, atwogesha amaraso y'agaciro, adusubiza ubuzima, adusubiza imbaraga, adusubiza umunezero, aduha agaciro. Uyu munsi wa none turi amahoro,
turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba twihebye. Twavukiye ku ngoma y'ukomeye udahindurwa n'ibihe. Muri bivuga ngo nta gacu ko guhinduka kamugaragaraho, hoya ntasaza ngo yitwaza akabantu. Manda ye ntigishira ngo tuvuge ngo hari ejo manda ye nirajya ntatorwa tuzajya he. Kristo ni umwami, ni uruhura, ni mugabo w'abapfakazi, niwe se w'imfubyi, ni womora ibikomere byo mu mitima ndetse n'iby'abantu baduteye by'inyuma. Muri ibyo rero aririmbye amaze kumva yuzuye umwuka, yumva akumbuye kumubona. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika mbangurutse. Yo amaze kumutunga, yo amaze kumva umufite, ntiwita ku bibazo biri inopfo, ukibyitaho uba utarakomera kuri. Petero aravuga iki? Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana be muri mwe. Yo ufite ubuntu ntarara adasinziriye. Wa mugore w'ubuntu buze muri wowe, wa mugabo w'ubugire, wa musore w'ubugire, wa mukobwa w'ubugire. Ubuntu n'amahoro, ubuntu n'agakiza, ubuntu ni ukubohorwa, ubuntu ni umunezero uboneka mu bantu b'Imana. Ubuntu n'amahoro uyu muntu w'Imana yavugaga biboneka ku bantu b'Imana. Uwabatinyutse ibyago byose, naze rero nazakurikire umwami Yesu. Haleluya. Ubuntu n'amahoro n'ubuntu n'agakiza bigwira muri mwe. Imitima yanyu yakira agakiza, mucuruza mwuzura umwuka, mukora akazi ka leta mwuzura umwuka, mukiri abanyonzi mwuzura umwuka. Mwuka w'Imana ntagereranywa n'ibihurimo, mwuka w'Imana ntagereranywa n'aho utuye, mwuka w'Imana ntashushanywa na umwuka niwe watuye. Mwuka w'Imana ntagereranywa n'amashuri ufite, mwuka w'Imana ntagereranywa na konti yawe, ahubwo umwuka w'Imana ni utubatuye. Ndakwifuriza kubaturwa n'umwuka w'Imana, ndakwifuriza gutungwa n'umwuka w'Imana, ndakwifuriza ko umwuka amaraso ya Kristo hagucucagira ku musatsi wawe, hagatemba ku mubiri wawe, azica ingeso mbi zose zari zarakubaho. Uyu mwuka w'Imana Petero yavugaga ntugereranywa n'amashuri abantu bafite, ntugereranywa n'icyiciro cy'ubudehe ubarirwamo, kuko uyu mwuka arihariye. Umwuka arabahotora. Mwatoranije nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, muheshejwe no kwizera umwuka, kugira ngo mwumvire Imana mumijagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Aya maraso ya Kristo ntabwo ari ay'ihene, ntabwo ari ay'inkoko, ntabwo ari ay'inka. Aya ni amaraso abohora, aya ni amaraso akuraho inkovu, aya ni amaraso atuma umuntu uyafite yumva afite umunezero utangana n'uw'abantu bagira. Kandi iyo maze kuminjagirwa aya maraso, ureka ingeso mbi, urababarira. Uracyagira inzika, uracyagira umujinya, uracyagira inabi n'ishyari, uracyasamba, uracyaheheta, uracyarwana, uracyatukana, uracyabeshya. Ntabwo aya maraso aragucucagirwa, wacucagirwa n'aya maraso. Imirimo ya kamere ntimugaragaraho. Mani dutabare cyane. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri kubw'imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyo wabyawe ubwa kabiri, data we, iyo wabyawe ubwa kabiri, uhora uririmba indirimbo zo gukomera. Ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze kugupfa. Indirimbo y'108 iba mu mutima wawe, ntigitakara, ntigivaho n'igitero.
harabaye ngo naho igihugu cyose cyanseka, nyamara utakazagaza ugatakaza ibyiringiro, nyamara urugo washatse ruzamo umuyaga ugatakaza ibyiringiro, nyamara amashuri yawe azamo ikibazo ugatakaza ibyiringiro, nyamara school fees yahagaze utakaza ibyiringiro. Ndagira ngo utanganize ngo amaraso ya Kristo abantu bababyawe bwa kabiri, ntabwo kubyarwa bwa kabiri bigereranywa n'ibisekuru, ntabwo bigereranywa n'umuntu avuka, ntabwo bigereranywa n'amashuri ufite, ntibigereranywa n'akazi ukora, ntibigereranywa n'icyo ari cyo cyose, ntibigereranywa n'abana wabyaye. Kubyarwa bwa kabiri ni ubuzima, kandi ubwo buzima buneshyirwa muri Kristo. Ntabwo bigereranywa n'aho utuye, ntabwo bigereranywa n'umunani ababyeyi baguhaye. Niyo mpamvu agakiza katari rated n'amashuri, katari rated n'umuryango. Twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, twigishwa ijambo ry'izima. Twarabatuwe rwose, utubatura ni Kristo, kumugira n'iby'agaciro, kumugira n'iby'ubuzima, kumugira bitera kubyibuha, kumugira bitera gukomera, kumugira bitera kuraba, kumugira bitera kwiga, kumugira bitanga umugisha ukiri mwiza. Ariko ikigeretse kuri ibyo, kumugira bitanga n'ubugingo buhoraho. Twarabatuwe ku bwa Kristo, kumugira bifungura imigisha, kumugira bigusha imvura y'urujojo. Tumenye kera turonse mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo. Turazwi, dufite identite, dufite identification yacu yanditswe mu ijuru. Wari unakabarakuzi, juri kuzi neza, reba ngo zimyicarire, izi n'imihagurukire yacu. None twarabatuwe ku bwa Kristo. Kristo ni utanga ubuzima, Kristo ni utanga amahoro, Kristo ni utanga urugo rwiza, Kristo ni utanga inzu, Kristo ni utanga akazi, ni wigisha abana, ni utanga kwiga, ni utanga viza, ni utanga gutura mu mahanga, ni utanga ubwenegihugu bubu. Ariko kumugira iby'agaciro, bireba ngo ufite uwo mwana ni Kristo yavugaga ko afite ubugingo we, kandi ufite ubwo bugingo we yewe no mwisi azakomera, kuko ntabwo wagira ubugingo ngo upfe kugenda gutya. Ijuru ntishobora gutakaza umuntu w'ubugingo. Ufite ubugingo, ntabwo ijuru ryagutakaza. Nk'uko ab'isi barinda abakomeye, ni nako ijuru naryo ririnda umuntu ufite ubugingo kugira ngo adatakara. Bireba ngo ni uko Uwiteka abwira Satani ngo mbese witegereje umukiranutsi wanjye yo, ati namubonye, ati gituma kubaha, afite abana, afite aramwe, ati genda ukora ariko ubugingo no. Ijuru ririnda ubugingo kurusha ibindi bintu byose birimo. Niyo mpamvu nk'uko ab'isi barinda abakomeye, ijuru naryo rihagurukiye kurinda ubugingo. Agakiza kararinda. Yesu iramanitswe, waraje aho yacyo watabaraye. Ati yemwe we, ati yemwe ndaje, nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Hari ibyaguciye intege, hari ibyakubujije gusinzira, hari ibyakubujije kuryama, ariko ubwo ufite agakiza, ijuru riramanutse ngo ritange ihumuri wawe. Ijuru riramanutse ngo rikurinde wa mwana we, rikurinde wa musore we, rikurinde wa mukobwa we, rikurinde wa mubyeyi we, rikurinde wa mugabo we, kuko ryamaze kwirahira, ryakumenye kera kandi rikumenyera mu gakiza ka Yesu Kristo. Ubwo ufite Kristo mu mutima, n'ibindi byose riraje rirakurinda. Nzakurinda ibikomeye, nzakurinda akaga kagiye gutera, ariko biratubwiye nzakurinda. W'ijuru ririnda ninde? N'ufite agakiza. Nzakurinda amakuba agiye gutera isi, nzakurinda, nzakubera amaso, nzakubaka, nzagukomeza, nzakutabara, nzakujya imbere, nzagushyigikira. Hari ikintu Imana ikora iyo ufite agakiza, iyo wamaze gucucakirwa aya maraso, ijuru rirakurinda, ijuru riraguproteje. Wajya mu bitaro ariko gupfa kwa gihe kitarajya ntibishoboka. Ntawe uzakwica uko biboneye, ntawe uzagutera ubwoba, n'uzabugutera ntabwo azamara kabiri. Niyo yamara kabiri, ijuru rizarinda ubugingo bwawe.
ntabwo uzakorwa n'isuri, ntabwo uzamwara, ntuzatabwa, ntuzajugunywa, ntuzaterwa umugongo. Nubwo umaze igihe utabyara, nubwo umaze igihe udashyira umugongo, warasenye niho wonyine isuka. Ariko nawe ngo ijuru ririnda agakiza, rikarinda n'uwo yarivuzeho. Kandi uhereye none ubwo ijuru rivuganye nawe rije kuguporoteja, niwakira ijuru ryihumure ku bugingo bwawe. Protegisiyo y'ijuru ibonetse ku bugingo bwawe. Wasengeye akazi imyaka 5, 6, 7, 10, waribagiye ko wanize, ariko kubera ko wamenye Imana ukamenya Kristo umutima wawe, agakiza ukabugatwara, ijuru rije kukuburana kandi rizakuvugira hakomeye, rizakuvugira hafi ahimbaraga. Uzabona akazi kazima, ntabwo uzongera kurya iby'agahimana, kuko ijuru ryamaze kwirahira ngo ryatumenye kera, ritumenye mu bisa bya Yesu Kristo. Ubwo ijuru rikuzi, we kugira ubwoba. Abarozi baguteye ubwoba, mu kazi bagutera ubwoba, aho utuye bagutera ubwoba, aho ukorera baragukanga. Ariko abo bagukanze n'abantu, abo bagukanze n'abantu, abakuvuzaho n'abantu, abaguhagurukiye n'abantu. Ndagutangariza ijuru ryihumure, ijuru ryirahire ngo rirakuza, rituza imbere yuko abantu batumenya, rituza imbere yuko abadata batumenya, rituza imbere yuko abapasiteri batumenya, rituza imbere yuko bamwe dukora akazi batumenya, rituza imbere yuko abantu bose batumenya. Ubwo rituza, dufite ibyiringiro by'ubutabazi. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, ngukomeze wa munyamugisha we, iryo ni isezerano. Nzamenagura wari kuri ijuru ryabwiraga kuri we, nzakujya imbere, nzacagaguramo, nzavunagura, nzakora ibihindizo by'ibyuma. Hari ibihindizo by'ibyuma bimaze igihe bigutangira. Iyo ugiye gukora akazi birahagaruka, iyo ugiye gushaka icyo ukora biranga, yewe utwarya zikavamo kubera ibyo bihindizo by'ibyuma. Mubwire ngo wa musozi wita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, nubwo urumbaraye uziko uhinduka ikibaya. Hari ijuru ryirahiriye ko ryatumenya abantu bataratumenya. Iri ryatumenya abantu bataratumenya, iri ryatumenya mu kazi bataratumenya, iri ryatumenya abagore twashatse bataratumenya, iri ryakumenya umugabo mwashakanye atarakumenya, iri ryakumenye utarabo gusora mu nda. Niko ijuru ryabwiye ngo Yeremiya nakumenye ntarakurema, ngushyira kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Irindi ijambo Yeremiya anyura mu makuru, anyura mu byago, ariko kubera ko ijuru ryamumenye abantu batarabumenya, bamutaye no mu rwobo, bamutaye no mu mazi, bashatse kumwica. Ariko ijuru ririnda icyo ryavuze. Wicika intege, ndagusabye ngo uyu munsi utunge Kristo. Kuko ab'isi barinda abategetsi bakarinda abakomeye, nako n'ijuru rigiye kukurinda. Nk'uko ab'isi barinda abafite imbaraga zimeze gutya, ni nako n'ijuru rigiye kuguhagararaho. Hari ibintu Imana ije kunyuranya ibihe, hari ibintu Imana ije gusenyura, hari ibintu Imana ije kubaka, kandi ije kubaka iby'agaciro. Ugiye kugira ubuzima, ugiye kugira future, ugiye kugira icyerekezo, ugiye kuvuga bikunde, ugiye kugira agaciro. Wa mubyeyi wakira kubyara, wa mugabo ukira ubuzima, wa musore wakira kubaho. Iyo ndwara ni ikire mu izina rya Yesu. Ni Imana ibohora, ni Imana ikiza. Uyu Yesu umaze kumufata akamukomeza, arambura amagufwa yari yaramaze kugonda, yaramaze kugira ikibazo, atanga ubuzima bwari bwanze, akura ikuzimu, atanga icyerekezo, atanga ejo bundi, arema ibyishimo. Ni Pentecost Life TV. Koraho subscribe utarayikoraho, donda kwiriya nzogera itukura, koraho subscribe, koraho like ku iki kiganiro, shyiraho comment, kandi ukifuza kudutera inkunga cyangwa kutuganiriza, reba ku nguni hariho WhatsApp yacu twandikira. Imana iguhe umugisha cyane, wowe dukunda kandi ukadukurikira. Reka dusenge. Urifuza kwakira Kristo, urifuza kwihana ukava mu ngeso mbi, urifuza kuva mu byaha w'ubuhemu, wagize amakaga, ibibazo bikugoye, wumva Imana urayanze, wumva Yesu Kristo ntukimufite, waramaze igihe warashatse ntiwabyara, wumva Kristo ntumufite. Dufite ibyiringiro, dufite ibimenyetso birenga 1, birenga 3, birenga 5 byaba Imana agire neza natwe turimo. Tugiye gusenga Imana. Wari umaze igihe ushaka ibyangombwa, warabishatse urabona ariko ntibyagira icyo bikumarira. Wabonye perimi ariko ntiwabona akazi, wabonye ibyo washakaga ariko ntibyakunda. Tugiye gusenga Imana ngo igukoreho. Akora kubwo burwayi bwawe, fata aho ubabara, fata aho uribwa, fata aho umaze igihe wumva nta gisubizo. Kora kunda yawe wa mubyeyi dusenga ubyare. Dore umaze igihe utabyara, dore umaze igihe ushatse ariko ntiwabyaye, dore umaze igihe uri ahantu hatafite icyerekezo. Yesu twamaze kumenya atanga amahoro, atanga ubuzima, atanga icyerekezo. Wa mugabo we akira kubaho, akira ubuzima. Reka dusenge. Uri Imana y'ukuri,
uri Imana y'umugisha. Bibiliya ivuga ngo uhereye kera kose uri uko wahoze. Iyo usomye igitabo cy'Ibyahishuriwe bivuga ngo niwe ukinga ntihagire ukingura, kandi ngo yakingura ntihagire ukinga. Ubwo ukingura urugi ntihagire ukinga, ubwo ukingura urugi ntihagire ongera kurusubizaho. Kingura urugi ku bantu bose bakurikira ijambo. Kingura urugi ku barwayi barwaye indwara z'igifu, indwara za kanseri, diyabete, imivuduko y'amaraso, indwara zituruka ku badayimoni. Tutitayeho indwara yaturutse, turategetse ngo uyu munsi utegeke iyi ndwara ive kwa abantu. Hari urwaye umutwe amaranye igihe n'amaso, turategetse ngo dayimoni atsindwe mu izina rya Yesu, haboneka ubutabazi bw'Imana. Ubakura ingo zari zigiye gusenyuka, shingira abana b'abasore n'abakobwa bakeneye gushaka, abantu ibyangombwa babikeneye, abantu gakondo, subiza abantu mu buzima, bohora baboshye. Hari abari mu nzu z'imbohe badafite gikurikiranye, subiza abantu ubuzima. Turaseze gutanga ubuzima, wishyurira abana amashuri, utanga ubwenge ku bana bacu, utanga guha abana ubwenge batsinda ibizamini bya leta biregereje, kandi ubohora abana bacu. Dufashe mpiri imyuka mibi y'abarozi, dufashe mpiri imyuka mibi y'ikuzimu, dufashe mpiri imyuka mibi batwoherereza, yoboherereza abacu mu izina rya Yesu. Nyatsi n'igihombo n'ubukene n'ubutindi turabyanze mu izina rya Yesu. Ubuzima nibugaruke. Ndagushimiye kubohoye abantu, ndagushimiye kutanze amahoro. Bivuga ngo uzashire mu mahoro bacurira inkoni. Hari abamaze igihe bafite intambara zo mu kazi, intambara z'aho bakorera, intambara z'aho bagenda, intambara z'aho batuye. Ushyire mu mahoro abo bantu bose, kandi wirukane urwo rusaku mu maso yawe. Ngushimiye kubyumvishe, kandi ngushimiye ku bw'abantu badukurikiye. Ubwiza nicyo biturutse heraho mu ijuru, bigaruke mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Turabakunda, Imana ibahe umugisha cyane. Amen.